kubw'Imana nza guhura n'umugabo bita Nathan aza kumfasha none ubu ndakomeye nta kibazo nkigira mu nda. Uri serious? Ndi serious pe. Ubu Nathan umubonye wamuha iki? Njye mbaye icyo mfite cyose namushimira kuko nta katangiriye ibibazo byo nari mfite mu nda byose ni nk'ari wowe wabigize. Yes. Nk'uko bisanzwe rero murabizi twebwe tuba tubagezaho ibiganiro by'ubuzima cyane cyane tuvuga umubyeyi wacu bita Nathan muganga Nathan TV. Niki habereye sasa umuntu dufite kuri screen hano imbere yacu muramuvuga iki? Yambaye amabara nka 600 n'umukororombye. Bino bintu wambaye uzi yuko ari byo batinganye? Nabyuze urabizi ko ari byo batinganye? Kuki byambaraza cyane aho uri umutinganyi? Okay, mu Rwanda nta tegeko ryajyaho rivuga yuko umutinganyi abujijwe cyangwa se yemewe. Ibyo niba bishyiraho tuzabimenya, gusa nimba uri umutinganyi nta kibazo. Twikomereje tubwira amazina yawe. Njye ni Emmanuel Rakarama Multipromo Emireye. Anje banyitaze Kalimana Jean Dodier. Twahuriye hano Ingarama tu. Hano Ingarama umuvandimwe bita Nathan. Uramwibuka? Ndamuzi uko ari byinshi yankoreye. Okay, urakoze cyane. Hari byinshi yagukoreye. Muri byo atwereka nk'iki? Njyewe nari mfite ikibazo cy'indwara zo mu nda, ibintu by'imyijima, ibintu by'amarozi, ibintu nk'ibyo by'ibiki. Kubw'Imana nza guhura n'umugabo bita Nathan aza kumfasha none ubu ndakomeye nta kibazo nkigira mu nda. Uri serious? Ndi serious pe. Ubu Nathan umubonye wamuha iki? Njye mbaye icyo mfite cyose namushimira kuko nta katangiriye ibibazo byo nari mfite mu nda byose ni nk'ari wowe wabigize. Ariko ubukene bwo uracyabufite? Ubukene bwo nacyo kuko bitewe n'ahantu tugusanze urabona uba mu nzu y'inuza. Ase bigukoreye ku mafaranga cyangwa n'ubufasha yaguhaye arigendera? Ubufasha yampaye ko yabonaga nta kundi. Yabonaga nta kuri. Imana imumugisha. Nese twakongera iki? Nta kindi uretse kumusabira imigisha ku Mana. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ndi umuyede. Uri umuyede? Yego. Uri umuyede ariko ubonye wagufasha se ukaba wakwiyongeraho hari ikibazo? Nta kibazo rwose nabyo nabishimira Imana. Wabishimira Imana? Yego. Ukazashimira n'umuvandimwe watumye mu nda atongera kukurya. Atongera kundya n'ibyo birwara byose nari mfite akaba yarabifashije. Ubundi se nimba yaragufashije ahubwo reka dusabe Nathan ubwe. Ahubwo nawe agushakira ishuri ujya kwigamo kuko nimba yaragufashe ku buntu kandi abandi abaka amafaranga byanga byakunda ari uburyo yagukunze cyangwa se akareba imimerere yawe cyangwa se akareba discipline yawe amuganiriza nawe tukumva kabisa mumbere abavugizi mwaba mumugiriye neza. Ariko barambwiye ngo inaha wize amashanyarazi electricity kandi amazu yose ndabona inaha ayariye yose afite umuriro. Ku buryo se abatureba baba bahari ngo garagaza ikintu wenda bagufashamo kuko wize electricité ariko amazu n'ubundi arimo umuriro. Nese ubundi electricité urayimaze iki? Mbonye ubundi bufasha burenze kuri ibyo nize nabwo nta kumwamutangiriye nk'abavandimwe. Ujye uvuga uti wenda ndasha nese wavuga ngo ubundi bufasha burenze kuri ibyo nanone ntago umuntu yabyumva. Kubita ku intego nyine direct. Njye niyo mwanshakira kandi kazi kunganira ko ngako nize. Ariko akazi niko akemera cyangwa no kwiga kugira ngo wagure ibikorwa byawe byaba fresh? No kwiga rwose mbibonye ntako Imana yabi. First of all warangirije mu wakangahe? Narangije wa 6 wa primaire. Ariko amashanyarazi nayo urayumva? Narayumva kuko bantu rero mwese mudukurikira uno mwana yize amashanyarazi ni kuri 078 08 tangira yitangira iyo nomero 078 08 4 730 078 08 4 730.
aya turi gukonfuzinga abantu batwumva, yivugire naribi. 078 08 4 7 0. Okay, twagiye noneho dusezera bari badukurikiye ikiganiro cyacu, dukubita gasitora ariko mwana tubeshye uvuga uti wenda nishi umubu kandi utubeshye nese umubu wigize uwica basi nare basi oye mubo narawishe iye buri umvaze iyo ubona wenda nka umuntu bita his excellence umuzi nyakubahwa perezida wa repubulika buri ujya wifuza kuba nkawe? ntago nakwifuza kuba nkawe kuko sinabigeraho. Kubera iki utabigeraho? Impano rega buriya umuntu agira impano ye, ariko hari impano bureba utapfa kubona. Kandi umusaza avuga ngo tugere mu kirenge nk'iki, iyo avuga rero ngo tugere mu kirenge nk'iki ni ukugira ngo natwe tube nk'abaperezida nkawe. Sinzi ibyo bitegurwa n'Imana. Basi niyo perezida w'ikimina ariko wabaye perezida. Ibyo birumvikana, ushobora no kuba na perezida w'itsinda runaka. Yego. Ariko ugakurikiza ibyo umusaza batubwira. Buriya umusaza atugira inama nziza, kwikorera, kugira ute. Ubu twebwe icyo twasaba abadukurikiye mwese, uno mwana mumufashe yigire uno mwana ni mutoya cyane, afite ahazaza heza, yababwiye icyo yashobora gukora. Namwe ufite n'igiceri niyo cyaba icyicumi mwamufasha akagira ahagera. 078 twagiye 08 4 7 0. Okay, ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha yaremire irakarama mariti promo. Ibiganiro ngiye nababwiye ko nzambagezaho nkuko nababwiye ko ndi black sheep, affair zanjye no kugira ngo njye mbagezaho ako gakoryo akariko kose kabera mu mihanda ya ruguru ni yepfo.